niho n'ikibazo kinini kiri nk'ikibazo cya Congo. Erega abantu bavuga Eastern Congo, ukibwira ngo ni ikindi gihugu. No, ni Congo. Ibibazo biri muri Eastern Congo ni ibibazo bikomoka muri Congo y'ubuyobozi bwa Congo. Ubu rero aho turi hari ubwo u Rwanda barwikoreza umuzigo wa Congo. Umuzigo wa Congo ukwiye kuba wikorerwa n'abanyekongo n'abayobozi ba Congo, ntabwo ukwiye kuba wikorerwa n'u Rwanda cyangwa abayobozi b'u Rwanda. Naho kandi bibaye igihe kinini batwikoreje, u Rwanda barwikoreje umuzigo wa Congo igihe kinini, nabyo birarambiranye. Iyo myaka 30 n'indi nyine, ariko kwikoreza umuzigo wa Congo ni nko kwikoreza umurambo w'impyisi kuko ahora urahuze ngo ntabwo. Nicyo kibazo dufite ibibazo byacu tugomba gukemura bitureba, ntabwo twakwikorera umuzigo w'ibindi bihugu biherera muri Congo. Muri Congo rero abantu bose ibintu babijyamo n'ibintu bivanze byinshi, bijyamo geopolitics, bikajyamo politics z'amahanga nyine, bikajyamo gushaka Congo irakize, ifite ibintu byose. Abanyaburayi bati nitutafata Congo neza ngo tuyihe ibyo ishaka byose, niyo byaba bidashyitse, Congo iratwarwa n'Abashinwa, Congo iratwarwa n'Abarusiya, Congo ubwo bakemera ikibi cya Congo no kwigana no ku umugogoro wayo kuwikoreza abandi, ntibanawikorera ubwabo, kugira ngo bakomeze bakora ibyo bakora muri Congo. Ibyo ariko nta n'ufite nabyo ikibazo. Njyewe ujya gukura ibyo akura muri Congo, yewe birandebaho iki? Fasa igende bakura, ariko baranshakaho iki? Kuki kugira ngo uvane ibyo ushaka ko muri Congo ugomba kunyikoreza ibibazo bya Congo? Nanjye ubwo mfite ikibazo ngomba kubabaza. Ariko ubundi ikibazo kiroroshye. Congo ifite ibibazo byayo by'ubuyobozi bimwe twavugaga, ndetse bimwe twavugaga bya guhindura ubuyobozi buri myaka 5 cyangwa ingahe. Muri Congo wenda aho byavuba aha barabikora, bavanyemo iki ko nta gihinduka. Niba demokarasi, niba guhindura ubuyobozi buri gihe ari byo rwose isi yose ikwiriye kubaha, cyangwa na Congo kajyamo, ko babikora se ko nta kivamo? Bo bazize iki noneho? Mushimye twebwe ko bafitanye ikibazo natwe ngo ari umuyobozi udahinduka, ariko umuyobozi nta kidahinduka. Ubu n'u Rwanda ruzagera aho ruhinduke nyine. No gupanga gusa kugira ngo turebe ko guhinduka kutazaba impamvu ibitagenda neza mu Rwanda, naho guhinduka byo rwose nta kibazo. Ariko muri Congo icyo ni ikibazo kimwe. Icya kabiri, abanyekongo tugeze no kuvuga kare, abanyarwanda cyangwa cyane cyane abatutsi bo muri Congo. Erega buriya n'abanyarwanda bandi batari abo batutsi bavugwa batotezwa rimwe na rimwe, nabo ntabwo bameze neza. Nabo bageraho bakaba abanyarwanda bose b'abanyekongo ntibameze neza, by'umwihariko abatutsi bo muri Congo.
ndetse niyo mpamvu nabyo bakwiriye kuba byabibutsa kuba bashaka kubana bakabana hagati yabo ntibashyirwemo amacakubiri nabo ngo biyumve nk'abahututsi n'abahutu iyo batangiye kubyibonamo nabo batyo ababatoteza niho babona icyuho cyo kubamerera nabi kandi bose bombi impande zombi iki kibazo cy'uburenganzira rero bw'abanyarwanda b'abanyekongo byo nta nubwo bakwiye kuba babisaba ni ibintu bagomba guhabwa no kuba batabihabwa bikavamo izi ntambara tubona niko bimeze ubundi se babona ko bizaherera he ntabwo abantu bamwe uzabagira impunzi mu bihugu baturanye na Congo hari abari hano hari abari Uganda kugira ngo hagomba kuba hari n'abari mu Burundi abandi barabica abandi babavana mu byabo kundi bigomba gushakirwa umuti uzabishakira umuti ni Congo ntabwo ari u Rwanda ntabwo ari abandi nta nubwo ari na UN nta nubwo ari ikindi ni FDLR muzi FDLR bakoze amahano babisha abantu bari hariya Congo yabahaye intebe yabahaye uburyo noneho ejo bundi yabahaye imbunda amasasu baha ibintu byose bagomba gukoresha kubarwanirira ariko intego ari ugutera u Rwanda ibyo nabyo ntabwo ari twe twabikemura ni Congo igomba kubikemura twe twafasha gusa mu buryo bwo kubikemura ariko igisigaye cyacu ni ukwirinda ngo ibyo bitazaza bikatumira nabi bigatera umutekano muke niyo nshingano twebwe dufite njya numva gusa mu baturanyi hari abaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa iki gutera u Rwanda nibyo navuze hariya uwampa ngo babigire vuba nkwerekeye ko rwose ndaribwa barantegereje ngo ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi ko bitazabahira bazi ko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze ibyo kuza bashotora ku mupaka nk'abajura akaza agakubita hakiruka ibyo nibyo kudutesha umwanya kuko nta na kimwe bakora ntabwo wahungabanya umutekano w'u Rwanda n'ibintu batashobora kuko ntabwo FDLR yakwinjira mu Rwanda ngo imaremo isaha ibyo ndabibasezeranyije rwose uko yazingana kose wenda kubera imipaka utarinda buri metero y'umupaka amanywa nijoro wenda hari abashaka aho baca bakinjira baba 200 baba 300 baba 1000 ntabwo FDLR yamara isaha mu Rwanda n'ibintu bidashoboka ikiriho 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hareta major ya division yaba ba commanders mbona nomero y'uwo ntawunguka Pacifique kuri satphone yari afite satphone ndamuhamagara Pacifique nuwo mega tinigi twavugana aturinde ni General James Kabarebe atambo aturambwira iki namubwira nti Pacifique iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe n'imbaraga mumaze gutakaza zitagira ingano urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura naho izakugeza ko bamwe muri mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi wowe waje ntirwarakabije yarayoboye FDLR yaraje yarakiriye bari mu ngabo z'igihugu
nka General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenze Evariste yaraje ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006 twaramwakiriye. Aba bose ko baje ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwataho muri ayo mashyamba mwavuyeyo ko mwaza tukabakira. Ati nkubwire mon general, ati nkubwire ntimbwira, ati nge nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique uribeshye, nti niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera kandagira mu Rwanda, kuko ibyo bitekerezo bye bishaje ntabyo azigera ageraho, ntabwo ari gerageza.